ngo sha wambabariye ukaza nirekanze mbwira abaniga ati mundindira hano nzi aranyegera ndamubwira ati niki se bro aranyegera agakomeza abakoza yikora ku yirisha iki tunwa niki ubwo ntabwo ubwoba bwakwishe bwari bwanyishe ariko kugira ngo nihaga ko nabwo gatanu ni muri kwe nimvuga arankubita ikintu niki mbwira Nyagasani please God mfasha nkura muri iri turaburindi nese mbwira tumusuze n'ikindi se reka mbanze njane tuvuta mu modoka sige ku munwa dukora akazi ngo shasheri reka nguherekeze twageze ku muhanda waki niki nariritse naruhukiye muri studio bitanye limited ndabwira ati mukinga ati dukinge sabo timukinge ku buryo nababwiye nkuru bose bitabashyiramo ino zambwe atari ko hano Nyamirambo bijya bibato tujya tubabona abo bakobwe naga ari ibyadanje urumva iyo yari case ya kabiri indi